mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 i Washington DC. muri kumwe nanjye Edi Rwema, nibutsa abadukurikira ku maradiyo ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu za internet kuri wa3.radio.voa.com. yitwa Alexis Ngabo Karegeya, ariko ku mbuga nkoranyambaga azwi cyane nk'ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe riri mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Iri zina arikomora ku musozi witwa Ibere rya Bigogwe mu gace kazwi cyane nka Bigogwe. muri iyi minsi aka gace karasurwa cyane nyuma y'uko uyu musore Karegeya uhakomoka atangiriye kuhamamaza yibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho. Ibyo bikorwa bye yabyise Visit Bigogwe. Abahasura Karegeya w'imyaka 27 wiyise umushumba w'umusirimu, abigisha byinshi birimo kuragira, gukama, kuvugira inka no gutemberezwa inzuri zitandukanye zigize ako gace ka Bigogwe. Mu rwego rwo kumufasha kurushaho guteza imbere ubu bwoko bushya bw'ubukerarugendo yatangije, mu kwezi kwa mbere leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo Ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited. Ni sosiyete ikuriwe na Bwana Karegeya. Bwana Karegeya niwe mutumirwa wacu mu kiganiro Murisanga cya none, aho tuza kuganira kuri ibi bikorwa yatangije ndetse akomeje. Bwana Karegeya cyangwa se Ibere rya Bigogwe, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Edi. Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ubu tuvugana uri hehe? Ndi mu Bigogwe. Ku Ibere rya Bigogwe? Yego. Yego, urakoze cyane. Mu gutangira iki kiganiro nari mbikomojeho, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye witwa Ibere rya Bigogwe, impamvu ni iyi? Impamvu nitwa Ibere rya Bigogwe cyangwa nabyise ku mbuga nkoranyambaga, bari mu rwego rwo kugira ngo ninjya mvuga ibyo nkora cyangwa ntangaza ibyo nkora, abantu bajye banyumva byoroshye, bamenye aho nturuka byoroshye, kuko byo byari risanzwe rizwi. Kandi impamvu yari inzanye kuri social media kwari ukuvuga Bigogwe. Rero kwita Ibere rya Bigogwe bahitaga bamenya content yanjye cyangwa ibyo mvugaho byerekeje kwari ukuvuga agace ka Bigogwe. Nashaka ko abantu bazajya bamenya byoroshye mu by'ukuri. Wari uvuze ngo iri zina ubusanzwe ryari risanzwe rizwi, ubwo ndavuga izina ry'Ibere rya Bigogwe. Ku bantu bakurikiye ijwi ry'Amerika, si benshi bakomoka mu Rwanda, ijwi ry'Amerika yumvikana hirya no hino ku isi n'abantu batandukanye. Iyo umuntu avuze Ibere rya Bigogwe aba ashatse kuvuga iki? Ibere rya Bigogwe ni iki? Ibere rya Bigogwe ni urutare runini cyane ruherereye mu Bigogwe mu karere ka Rubavu, umurenge wa Kanzenze, mu ntara y'Iburengerazuba. Rizwiho iki?
rizwiho cyane ko ari urutare ruteye, hari abavuga ko ruteye nk'ibere, ariko nanone ruzwiho amateka ku kera ku ngoma yo ku bwa Habyarimana na Kayibanda abantu bahazamukaga b'abaparakomando bakundaga kuhazamuka bari mu myitozo ya gisirikare. Hanyuma se hari iryo zina hari inkomoko rifite? Yego, abantu babivuga uko biri, ariko hari abavuga ko riteye, hari umukobwa witwaga Nyirabigogo, akaba ari umukobwa wari utuye hano mu Bigogwe. Hanyuma uwo mukobwa n'uyu munsi hari agasozi kamwitiriwe kitwa ka Nyirabigogo aho yaguye. Bavuga ko rero yakundaga kuragira ihene n'intama mu musozi w'ibere rya Bigogwe, abashumba bakamusereza ko ririya buye riteye nk'amabere ye. Iyo ni inkuru imwe. Hari n'indi ivuga ko ari umugabo witwa Bere wagiye kuharya ubuki ari kumwe na mugenzi we, hanyuma bageze ku ibere rya Bigogwe, Bere aba ari ugenda guhakura ubuki bw'ubuhura, abantu barabizi bwari buri mu rutare hagati, yambara umugozi, mugenzi we aramufasha, ageze aho ubuki buri akajya akoramo akarya, mugenzi we akamubwira ati ariko uri kurya wenyine ntunzanire, undi ati nawe ndakuzaniye mu kanya, akongera agakoramo agakuraho ubuki bure akarya, mugenzi we aramwihanangiriza, akomeza kubikora, mugenzi we amuha amahirwe, hanyuma aramubwira ngo niyongera kubona utamiye ubwo buki utari wanzanira ndakurekura. Hanyuma rero arangije Bere aza gucikwa, aratamira kuko bwari buteye ipfa cyane, atamiye mugenzi we aramurekura, kandi ni rurerure, ahanuka aviyo hejuru agera hasi, bakajya bavuga ngo ni ku rutare rwa Bere kuko yari yarahaguye. Nuko urakoze cyane kudusangiza ayo mateka y'ibere rya Bigogwe, ariko bitandukanye, iri bere rya Bigogwe cyangwa se urwo rutare rutandukanye n'ibyo wowe ukora. Yego, ntabwo bitandukanye cyane, ntabwo bitandukanye kuko narwo dutemberezaho abantu baza kurusura, nkababwira nk'ayo mateka nkusangije n'andi. Hanyuma kandi turahajya tukagenda tukagera ku musozi waryo hejuru, ku mutwe waryo abajya babona ifoto kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bashobora kwandika ibere rya Bigogwe bakabona uko ruteye. Turagenda rero tukagera aho hejuru tukabona n'ayo mateka, hari ibyuma biba hejuru yabyo byari ibyo nakubwiye by'abasirikare ba kera bifashishaga bazamuka urwo rutare birahari. Hanyuma nayo tukababwira amateka bakanabireba bakabona ko hari ibintu bihari, ariko nanone ngakora n'akandi ngakomerezaho ntembereza abantu Bigogwe, abajyana mu nka ari nazo bakunda cyane. Niyo mpamvu uvuze ngo bitandukanye n'ibyo nkora, nuko kujya mu nka ari byo abantu bakunda cyane. Noneho tugaruke kuri uwo mushinga wawe watangije w'ibere rya Bigogwe, ahanini wibanda mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye bikorerwa aho mu karere ka Bigogwe, cyane cyane ibikorwa by'ubworozi. Ubworozi cyangwa se turizime y'ubworozi, ubukerarugendo bw'ubworozi, si kenshi ubusanga ahantu henshi. Ujya kubitekereza n'iki cyabaye imbarutso? Njya kubitekereza, mu by'ukuri nashakaga kugira ngo abantu babone ibyiza by'aka gace, kandi mu byiza dufite ikiyoboye ibindi ni n'ubworozi. Nyuma yo kugenda ahantu nize n'aho nabaye kenshi, cyane cyane muri za Kigali n'ahandi mu zindi ntara aho nize, wasangaga Bigogwe batatuziho icyo kintu cy'uko ari heza, batatuziho, bari bazi amarorerwa yahakorewe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko ugasanga niyo bazi niko bazi ko tukimeze, niho sori abantu bakubwira, nta muntu wari uzi ibyiza bindi bigize Bigogwe. Ubwo niho nakuye igitekerezo cyo kuvuga ngo ni iki iwacu kiharanga abantu bakunda, kuki abantu bakomeza kuvuga amateka mabi ntibavuga ibyiza kandi bihari. Hitamo kuvuga ngo rero reka mbereke ko hari ibyiza byinshi. Nza kubona rero izo nka ndetse n'ubworozi ari kimwe mu bintu dufite abandi badafite, cyateye imbere mu Rwanda kurusha ahandi hose ndetse no ku isi,
abantu bashobora kwishimira kubona, urebye niyo motivasiyo, niyo mpamvu nyamukuru. Ibi ukaba warabitangiye ryari? Natangiye kubipostinga kuri social media muri kwa gatatu 2020 ubwo covid yari ije. Hanyuma nyuma yaho rero nsoje amasomo 2021 mbigira akazi. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga wita n'umushumba w'umusirimu. Iyo uvuze umushumba w'umusirimu, hari abashumba benshi bashobora kuvuga ngo wenda izo ndangagaciro z'abashumba ushobora kuba waraziretse. Kuba kuri Ijwi rya Amerika cyane cyane abashumba bagenzi bawe, nta gaki wakora kugira ngo ubemeze ko ukiri umushumba muri aka kanya kuri telefone? Okay, ntabwo gucumba, ntabwo nazitaye. Wenda nabakubitiramo gatoya. Kubitamo gatoya twumve. Ndatangira mbumvisha ikivugirizo cy'abashumba kugira bumve ko mbizi. Abanzi b'u Rwanda ntibazitunze burya bazi kubaga no kubamba, abanzi b'u Rwanda ntibazitunze burya bazi kubaga no kubamba, ntibazi kubangura asanga rwa musinga ngo izababyarire impinga kandi abahakaye. Nuko urakoze cyane Alexis Ngabo Karegeya, ibere rya Bigogwe. Karegeya rero, kuva utangiye ibikorwa byo kwamamaza aho ukomoka mu Bigogwe mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19, ubu ngubu hashize hafi imyaka iri hafi kugera kuri 3. Urwo rugendo wavuga ko warwungukiyemo iki, urubonyemo iki, rumaze kukugezayo? Ni urugendo rurerure nk'uko bivuze, rutari rworoshye. Gutangiza ubukerarugendo mu gace katubamo ubukerarugendo, katubamo hoteli, katubamo lodge, kari karimo ibyiza gusa, ariko ibifashira ubukerarugendo ntabwo byari bihari. Ni urugendo rutari rworoshye, ariko nanone rwiza. Nagiriyemo ibihe byiza n'ibibi, wenda bimwe, ariko ntabwo bibi ari byinshi, nta nubwo ari byo nzamwe kuvuga ahangaha. Ariko ku byiza nibyo byinshi nungukiyemo abantu, ibyo ni icya mbere. Naje kumenyana n'abantu benshi batandukanye, babaga impande zitandukanye z'isi, bakunze Bigogwe kubera kuyipostinga, kubera njyewe abo bantu namenyanye nabo. Ikindi, umugambi nashakaga kandi wo gutuma abantu bamenya Bigogwe, isura nziza yayo, uko nabishakaga byarukubye inshuro ntabara. Njyewe byagiye ku mateleviziyo ntabara, ibinyamakuru bikomeye ntashobora gusobanura uburyo byanageze hano. So ni urugendo rwiza navuga ngiye ku giti cyanjye, kandi ibyo nifuzaga mu by'ukuri ngitangira byinshi nabigezeho. Nuko byageze hagati ngatangira undi mugambi mushya, ariko initiative natangiranye yo gutuma abantu bakunda Bigogwe yo nayigezeho. Urakoze cyane. Yitwa Alexis Ngabo Karegeya, azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga mw'ibere rya Bigogwe. Guma kuri telefoni, nk'uko nakubwiye Ijwi rya Amerika ryumvikana hirya no hino ku isi. Hari abakunzi baryo bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Kwizera Bosco. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi mu Rwanda, Gisagara. Ikibazo cyawe? Ikibazo, numvise uwo musore byaba afite umushinga mwiza cyane. Ese hari inkunga yaba ahabwa na leta ku buryo byaba bibasha kumenyekana kuri urwo rwego? Murakoze. Urakoze cyane. Reka tunafate wita Trump w'i Burera. Wiriwe neza? Wiriwe? Uwitwa Trump w'i Burera, uranyumva?
ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Alexi ikibazo cya Kwizera Jean Bosco aragira ati ufite imishinga myiza akibaza niba hari icyo leta igufasha. Gusa icyo navuga mbere y'uko nguha ijambo ni uko mu kwezi kwa mbere leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo Ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited, ikaba ari sosiyete ukuriye. Ukimara kumva icyo cyemezo cy'inama y'abaminisitiri kikwegurira ubwo butaka, tubwire uko wabyakiriye hanyuma ubone no gusubiza ikibazo cya Kwizera. Urumva ni inkuru nziza nakiriye, yanejeje cyane. Mu by'ukuri ntabwo byantunguye kubera ko nari mbizi, n'uwo nasabaga nari muzi, nasabaga umukuru w'igihugu kandi nari nzi ko mu by'ukuri nanjye kumpa atari ikintu gikomeye kuri we, cyane cyane ko nzi ko akunda ibyiza kandi nanjye nakoraga ibyiza. Njya kumusaba rero nari mfite icyizere ko azampa, biraba rero yari impundu, yari amashyi n'impundu mu Bigogwe, twarabyishimiye cyane. Hanyuma hari usubiza icyo kibazo cya Kwizera, hari usibye ubu butaka weguriwe hari ibindi leta igufasha kugira ngo uyu mushinga wawe ukomeze utere imbere? Yego birahari, harimo nko kugufasha cyane cyane kugutumira mu ma exhibition atuma ibyo nkora bimenyekana, cyane cyane ama exhibition cyangwa exhibition nabyita, ariko imurikabikorwa cyangwa imurika ry'ubukerarugendo. Nkunda kwitabira amanama akomeye ahuriramo abantu mu by'ukuri bashobora kugira interest, kandi ngenda mpakura abantu benshi, biramfasha cyane. Mu by'ukuri ni inkunga ikomeye washyiraho rero iyo ubutaka yaje ihebuje izindi zose. Hari uwigeze kubaza abaza ati ese nk'iyo ugiye kumurika cyangwa se urimo kwamamaza ibyo bikorwa byawe, kenshi ibyo ugaragaza n'inka, inzuri, ibintu nk'ibyo, nk'icyo gihe iyo ugiye muri ibyo bikorwa byo kumurika ibikorwa byawe, wowe umurika iki? Umurika inka, umurika iki? Mu bukerarugendo usanga abantu benshi bitwaza amapurapu, bikitwaza amabana, amafuraya agaragaza ibyo bakora, business card, nanjye usanga ari ibyo ngibyo, ariko nongeraho na bimwe mu bikoresho nk'ibyansi dukoresha ahangaha n'ibindi bikoresho bijyanye n'ibyo dukora. Hari ibisabo, mbese ibikoresho bya kinyarwanda dukenera hano. Abantu benshi bakurikije ijwi rya Amerika babizi mu bukerarugendo bujyanye n'inka. Ngewe mbukora mu buryo bw'umuco, kuko hari no kuba ushobora korora inka ariko atari mu buryo bw'umuco. Rero kubera ko ngenda mbikora mu buryo bw'umuco wa kinyarwanda, ibyo byansi n'ibindi bijyanye nabyo byose bikenerwa mu nkama nabijyanye no muri exhibition. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Thierry, wiriwe neza? Thierry, uranyumva? Ndakumva neza. Uri hehe? Nherereye Nairobi muri Kenya. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye? Yego. Karegeya ari hehe? Arakumva. Yego ndakumva. Bose abanyarwanda bari mu mahanga. Yego. Turashimira rwiyemezamirimo Karegeya, umwana muto wihangiye umurimo ukaba umaze gusakara isi yose. Murakoze cyane. Wakundaga inka tuzibona mu nzuri bisanzwe, gukama, ariko arashaka kumenyekanisha n'abatabizi babimenye, bamenye ko ibyiza by'inka. Buriya ubona umuntu ari inyuma y'inka aragiye, babona nk'aho ari imburamukoro, ariko umwungeri w'inka ntabwo ari imburamukoro. Inka ni itungo ryiza ry'agaciro, biriya akora ni byiza cyane rwose. Turamushyigikiye ku murimo nk'abana b'abanyarwanda. Na biriya bihangano nabonye yashyizeho kiriya gishushanyo mbonera, Imana izamufashe kigerweho. hariya haza nk'uko parike zindi birunga ingagi, hari ziriya nka zo mu Bigogwe nazo zizabona agaciro zikajya zisurwa n'abirabura n'abera bavuye mu mahanga y'isi yose. Urakoze Thierry Mudende. Ndibaza ntabwo ari ikibazo.
reka tujye kuri Nzabihimana Janvier, wiriwe neza? Uri hehe? Gerageza uzamura ijwi ryawe. Aka kanya ndi Kigali. Ikibazo cyawe? Nagira ngo mbaze Karegeya uranyumva? Yego ndakumva. Ikibazo mfite, ese ujya gukunda hari ahantu Bigogwe wabiturukije ku kintu uko wahabonaga cyangwa nuko wanahavukiye ukagenda ubona hakwiye kubyazwa umusaruro? Ikindi kibazo cyangwa igitekerezo, ese ko ugenda ubona bidevelopinga bizamuka, bivuze hari abandi bantu wifuza ko uramutse ushaje cyangwa uramutse kuko ntawumenya hari uwabisigarana agakomereza aho uzaba ugereje? Murakoze. Aracyafite imyaka 27, aracyafite igihe kinini. ariko afite kugenda agira byibuze umuntu abitoza igihe adahari ku buryo yazakomerezaho ntibicike intege. Birumvikana ntagaciyemo, reka ndeke Karegeya yisubiriza. Yego. Karegeya. Okay. Wasubiza? Okay, ikibazo cya mbere yarambajije impamvu makunda. Ni iwacu niho navukiye, niho nakuriye byose. Nicyo kintu cya mbere gituma makunda, nuko ni iwacu nkunda, mpakunda cyane cyane rwose, ni mu rugo. Ari impamvu ituma makunda, ntabwo ari uko nabonye ari heza mu mitima makunda, ahubwo narahavukiye, rero ndahakunda cyane. Ikindi abajije niba hari abantu mfite cyangwa niba nteganya gushyiramo abantu, n'ubu hari abo dukorana niyo ntahari barabikora. Iyo nagiye mu nama nkabona abashyitsi ntabwo basiba kuza, ahubwo barabikora. Urakoze cyane Alexis Ngabo Karegeya, barakoze Tseri Mudende na Janvier nabo bahamagaye. Alexis, iyo umuntu arebye amafoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga menshi, hari amafoto agaragaza umubano wihariye ufitanye n'inka. Hari aho usangira ikigori n'inka, hari aho ubona wicaranye n'inka zirimo zikurigata mu mutwe n'ibindi. Gerageza utubwire umubano wawe n'inka, ni umubano umeze ute? Kubera ko ngewe navukiye ahantu haba inka, n'ubundi navukiye mu Bigogwe, ziriya nka n'ubundi za nyina nakuze mbana nazo. Nkura rero nakuze mbona atari ibisimba kuri ngewe, ahubwo nahoranaga nazo, nakinaga nazo n'inyana zazo byose. Nkura gutyo, kurinda ngana gutya. So kuri ngewe rero iyo ndi kumwe n'inka nzi uburyo nyifata, nayo ikanyegera. Icyatuma icyo nakora kikayikanga mba nkizi, n'icyo nakora kikayikuramba nkizi. Kandi buri inka ni nk'umuntu, uko umufashe niko nawe agufata. Iyo uyitetejeje nayo iteta imbere yawe. Niyo mpamvu ubona ufite ikigori ikaza kukirya, kugitwara ugifite. Usanga impamvu ije ni uko izi ko n'izo utari wikubite. Impamvu ikurigata mu mutwe ni uko bamaranye nayo iminota myinshi, iri kubona ntabwo utayikanga. So kuri ngewe rero inka ni abavandimwe banjye, nabyandika. Hari n'abantu banyita inka rwose, ndagira mbabwire ko akenshi ntabwo baba bibeshye, nta kibazo kubayo. Rero ni ngewe utuma biriya byose biba, kuko ntabwo nzikubita, ntabwo nzituka, kenshi mba nkina nazo kugira ngo zisuke. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa Alexis Ngabo Karegeya, uzwi ku mbuga nkoranyambaga cyane nk'ibere rya Bigogwe, aho turimo kuganira ku mishinga itandukanye ijyanye n'ubukerarugendo yatangije mu gace ka Bigogwe. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika, Ishimwe Fabrice. Wiriwe neza? Wiriwe ndabumva. Uri hehe? Ubu tuvugana ndi Huye, mu karere ka Huye. Ikibazo
ikibazo cyanjye ndashaka kubaza Regisi. Ibyo bintu yakoze ni byiza, twarabishimye. Nagiye nsoma ku mbuga mbona ibyo yakoze, twarabishimye. Icyo nagira ngo mubaze, ese ajya atekereza gushishikariza urubyiruko mu bagenzi biwe kumva ikintu bijyanye n'umuco nk'uwo nguwo, kuwukwirakwiza mu rungano rwe? Ajya atekereza yuko akabikora kumva ko ari ngombwa? urakoze cyane. Alexi, subiza icyo kibazo cya Ishimwe Fabrice. Akazi kanjye ahubwo ni ako ngako, ni ugushishikariza urubyiruko, ariko si urubyiruko rwonyine, n'abakuru, kuko hari abakuru nabo baba batabizi, hari n'umuntu mukuru afite n'abana ugasanga nawe ntazi iby'umuco. Bose rero akazi kanjye ni ukubibigisha. Iyo baje mu bigogwe nibyo mbigisha, bavuga ntibavuga nk'impera soberaganga, ndavugira ibintu byose. Inka ntigira, nkabereka amabere y'inka, hari umuntu uza ari n'umuntu mukuru ugasanga ni bwa mbere yayakoraho. Akazi kanjye ni ukubigisha uwo muco. Igisabo bagifata gutya, ntibakiniga, inkongoro ntibayiniga. Ibyo byose mbyigisha urubyiruko, n'abakuru n'abana, nta muntu n'umwe, n'abanyamahanga anyway nabo ndabibigisha baje mu Rwanda. Byose ndabikora, niko kazi kanjye n'ubundi. Urakoze cyane. Ibyo nibyo nifuzaga ko tuganiraho muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho twibanda ahanini kuri uyu mushinga wawe, aho wifuza ko ugera mu gihe cyiza. Ubusanzwe iyo umuntu aje ku ibere rya Bigogwe, aje gusura ako gace kanyu aho ukorera ibikorwa byawe, ahakorera iki? Ni ibiki mukorera? Ni ibiki ahakora? yirirwa akora iki? Akenshi ndahera ku ibere rya Bigogwe, baraza bakarihayikinga, tukababwira amateka yaryo. Icyo ni kimwe bakora. Ni hiking ishobora gutwara amasaha 2 kugenda no kugaruka, ubwo ni amasaha 2. Hiking ubwo ni ukurira urwo rutare? Ubwo rutare ariko ntabwo urira ahandi h'urutare, kuba haza ahubwo unyura ku ruhande ukagera hejuru, akayira twakoze kugeza hejuru. Hanyuma ariko ku batagiyeyo cyangwa ku bagiyeyo, dukomereza mu nka, ari naho habera ibintu byinshi abantu benshi banziho, niyo mpamvu banyita umushumba. Iyo tugiye mu nka rero, icya mbere basura ibikuyu cyangwa inzuri zo mu Bigogwe. Ni cyo cya mbere kibanezeza mu by'ukuri, kuko inka zo baba batambutse ahantu henshi zihari iki, ariko inzuri za hariya ahandi ziba muri iki gihugu. Nicyo cya mbere rero kibanezeza. Noneho iyo umaze kuzibona, tugusobanuriye uko haba inka gusa, dukomereza muri za nka. Noneho mu nka rero turakama, tukigisha abantu gukama, tukabigisha kunywa amata mu byansi, kuko twe ntitunywesha ibikombe, keretse iyo twari abantu bavuze ko tubatekera amata niho banywesha udukombe dutoya. Ariko turakama, tukabigisha kunywesha ibyansi, inkongoro, tukabasobanurira izo nkongoro, ayo mazina, tukabasobanurira ubwoko bw'ibyo byansi, gukama baturuka hehe, kubera iki baturuka iburyo, kubera iki bajisha inka, ibintu byose. Twahumuza inka, tugasimbuka urukiramende, tukanyubanwa, tukazishora, tukaziragira, tukotsa ibigori. Hari ubwo turarayo tugatarama, tukabyina ikinyemera, tugateka ibiryo bya kinyarwanda. Hanyuma ariko tugira no gucunda amata, abantu bakabona amavuta yiwe. Ibyo byose bifata umwanya ungana iki? Ibyo nkubwiye bishobora gukorwa iminsi 2, ariko hari ibyo hari uko tugira 1 day tour, tukagira 2 days tour. Ubwo ni kuvuga hari ibikorwa iminsi 2, hari ibikorwa umunsi wose, hari n'ibikorwa amasaha kuva kuri 2 kugeza kuri 3. Hanyuma rero leta yakweguriye bumwe mu butaka bwayo kugira ngo ukomeze kurushaho kwagura ibyo bikorwa byawe. Nibaza ko ari amahirwe wabonye kugira ngo ubwo butaka bukwegurirwe. Niki wifuza gukora kugira ngo ubwo butaka urusheho kububyaza umusaruro, ariko nanone unazamura ubwo bukerarugendo ku buryo bwagirira akamaro abandi bantu benshi muri rusange? Urakoze, ikibazo cyiza.
impamvu leta yaduhaye ubutaka nitwe twayisabye. Impamvu twabusabye rero kwari kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo nk'uko bivuze. Mu byo twifuza kuhakorera urabona mu bisanzwe nyine izo nzu zari nziza n'ubu ngubu abantu bazajya bazibona, ariko nka kampani yacu twebwe nta hantu twari tugira ho gukorera. Byadusabaga kujya dutira abaturage, rimwe na rimwe ugasanga uwo mwavuganye yahinduye gahunda, undi mwavuganye yahinduye gahunda, tukiyaranja. Biriya byose nakoraga kwari ukwiyaranja, kwari ukwirwanaho, kwari kugira ngo byibura abantu bakomeze bakunde ibikorwa, ariko kwari ukwirwanaho. Ubu rero twabonye ahantu hacu tugiye gukorera, tugiye gufata kuko yaduhaye natwe ho gushyira inka zacu, tugiye kuzashyiramo inka nziza, za zindi navuga ngo zihagarariye izindi nka bazajya banyuraho bagere kuri izo zacu nziza, hanyuma zihoraho zisurwa. Aho hantu tuhategure neza aho basura, ku buryo hazaba hazagumana natirere yaho, ntacyo tuzahinduraho, ahubwo icyo tuzongeramo ni ibikorwa byiza by'abashumba bakorera mu nka, bizaba biri aho hantu permanently bihaguma bitahava. Niba ari urukiramende ruzaba rwubatse neza, niba ari aho kunyobanwa hazaba hahari, niba ari uruhimbi rw'ibyansi ruzaba ruhari, niba ari ikiraro cy'inyana, uruhongore ruzaba ruhari, ku buryo ibyo bintu n'ibindi ntavuze, niba ari aho gucundira amata, byose bigiye kuzajya bihaba kandi biri presentable, ku buryo umuntu wese avuga ati wawu ngeze mu nka. Noneho Ngabo yatwerekaga kumva niba twajyagamo tugashinga urukiramende n'inkoni zacu, ubu ngubu ntabwo ariko bizaba bigenda. Urukiramende ruzahoraho, n'ibindi byinshi byo mu nka byose babyitege ko aho hantu bazajya baza bakabihasanga, ubusanzwe nta byari bihari. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndizihiwe Kambali Oscar, wiriwe neza? Uri hehe? Uri he? Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Gerageza uzamura ijwi. Ikibazo cyawe? Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Turakumva neza ubu ngubu. Gerageza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo. Hari icyo nshobora kumubaza. Igitekerezo cyo gushinga iyo business cyangwa se ku buryo bw'ubukerarugendo, yabitekereje gute n'ibiki byamumotije kugira ngo abone ahantu nk'ahari, abone ahantu ho gukorera ubukerarugendo? Yabitekereje gute? Icyo kibazo yari yagisubije, ariko kubera ko ushobora kuba utakurikiye, reka musabe mu magambo make cyane. Alex, musubize mu magambo make cyane. Ndabizi ko wari wagisubije, wenda ntiyari yakurikiye. Ikibazo bazize ntabwo nabashije kucyumva. Uko icyo igitekerezo cyakujemo? Cyavuye ko nashakaga ko abantu bamenya ibyiza byo mu Bigogwe. Mu by'ukuri kuko aho nagendaga henshi nasangaga Bigogwe bayizi, ariko batazi ibyiza byaho, ubwo abenshi bazi amateka mabi n'amarorerwa yaharanze muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ikindi mbere yaho muri 1994. Nkumva ayo mateka niyo bahavuga, Bigogwe hatangira Jenoside, Bigogwe hagoye iki, abantu barakubititse, ukumva n'umuntu arakubona muri ya shusho ngabo mwarakubititse, tujya tubyumva, ariko ntamenye ibyiza bya Bigogwe uyu munsi. Rero nashakaga kubereka none ibyiza bya Bigogwe by'uyu munsi mu by'ukuri. Urakoze cyane. Kuri telefoni reka dufate na Matthew Kanamugire. Wiriwe neza? Matthew Kanamugire, uranyumva? Ndabumva cyane. Uri hehe? Bumerereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Ikabuga. Ikibazo cyawe? Ikibazo nashaka kumubaza, aho mu Bigogwe ndahazi, narahageze, nabonye neza n'ibyo bereye Bigogwe narabibonye, ariko ntabwo nahasize ko nari ndi kugenda. Ikibazo cyanjye namubazaga nse aho ndumva ari byiza kuhagendera, namubazaga nse hari ahantu nibura umuntu ashobora kuza akaba yarara aramutse wenda apanga kuza gusura ibyo bikorwa byiza bihari. Icyo kibazo nari mfite. Urakoze cyane Kanamugire. Alex, subiza Kanamugire. Kuharara byashoboka. Hari uburyo bumwe bwo ngewe nshobora kumufasha ku matente. Ashobora kuraramo hariya mu mafamu, muri ziriya nzu akararamo mu matente, cyangwa se
akarara ari umuntu ushobora kubikora yarara mu maroji ya hano cyangwa se akarara muri hoteli Gisenyi cyangwa Musanze kuko ni 30 kuhagera ntabwo aba ari kure. Ariko mu bihe biri imbere waba uteganya kubaka yaba ayo maroji cyangwa se amahoteli ku buryo umuntu uje gusura ibere rya Bigogwe yagira aho arara akahirirwa hanyuma ntibimugore kujya kurara ahandi kandi yakabaye arara hafi y'ibyo yaje gusura? Yego, natwe nibyo twifuza kuba twagira ahantu nk'aho ngaho kuko abantu benshi barabidusaba ariko urumva bigendana n'ubushobozi umuntu afite, ariko natwe nibyo twifuza kuzabyubaka cyangwa se gukorana n'aba-investor bakaba baza bakabyubaka. Mu by'ukuri natwe niyo gahunda yacu ko hari hoteli zazaza mu Bigogwe, nicyo cyifuzo cyanjye mu by'ukuri. Niyo yaba ari umuntu ku giti cye akaza akabonamo potential ko hari abantu benshi akayubaka byadufasha cyane. Alexis, hari abantu bashobora kugira impungenge z'uko niba hajemo ubucuruzi bwagutse, ubucuruzi burimo amafaranga, bivuze ko ushobora kwibanda cyane noneho ku nyungu kurusha uko watezaga ako gace ahanini ubikuye ku mutima. Abantu bakavuga ko umwimerere w'ibyo bikorwa wakoraga ushobora gutakara kubera inyungu no kugerageza kwagura ibyo bikorwa byawe. Abo bantu bababwira iki? Ntabwo bishoboka, kubera ko mu byo ngurisha n'uwo mwimerere urimo. Kuba ufite umwimerere wawe cyangwa ikintu cyawe bakabona ahandi kiri mu bintu mu by'ukuri bituma abantu badusura. Ntabwo rero ndamutse ntayo umwimerere ndakeka nabura n'abahasura. Mu by'ukuri ahubwo akazi kanjye ni ugutuma uwo mwimerere abandi bawumenya ko uhari, kuko nicyo nifuza kurusha ibindi. Amafaranga ntabwo ari imbere, ahubwo uwo mwimerere niwo unashaka ko bamenya, kuko iyo ntabikora uwo mwimerere washobora kuhaguma ariko ntihagire abantu baza kubimenya. Nta bantu bari babizi. Ikindi niba twebwe abashyitsi bacu baraza bagakamisha inkongoro bakanywera amata mu byansi bagacunda, ariko ibyo bintu mbere y'uko ngiye mbizana wasanga abantu ntibari bakigira izo nkongoro, ariko muri iyi minsi uri kubona ko n'abaturage bari kwitabira kugira ibyansi byiza bya kinyarwanda kandi byari bimaze gucika, bakoresha utudobo, bakoresha ibicuba. Ariko muri iyi minsi urabona ko aho mbitangiriye abantu bavuga mbega utwo ibyansi byiza nabiherukaga kera. n'uwo mukecuru agakubwira ati wa mwana wabikosheje hehe, cyangwa umugabo ukamubwira aho wabikosheje akajya gukosha ibyansi. nawe urumva ko twebwe ahubwo aho gira dutuma umwimerere ugenda dutuma ugaruka mu gihe. Urakoze cyane Alexis. Kuri telefoni dufite na Norbert Habakubaho. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge n'uwa Buyoga. Ikibazo cyawe? Reka manza nshimire uwo musore uburyo yabashije kuba yakora ibikorwa bya gakondo akaba yabiteza imbere. Ariko nibaza nti se urubyiruko rufite nk'imyaka nke cyangwa se ruri munsi yiye ararubwira iki? Ese wenda nk'intara y'uburengerazuba hari ikintu wenda bwaba bumwunganiraho cyangwa se akarere? Ikindi cya gatatu se nkabaza ni kuri rabere rya Bigogwe nararibonye, hari metero zaba zizwi zihari? Urakoze cyane. Alexis, wamusubiza? Yego, urubyiruko rugenzi rwanjye ikintu narubwira ni bakunda iwabo, bakora ibyo bakunda, bakunda umurimo, kandi mu byo bakora nyine birinde gucika intege, bahatane bizakunda. Yarambajije niba ubuyobozi bw'akarere hari icyo bwumfasha. Yego, buramfasha ibyo bashoboye, ibishoboka byose bagenda babikora ibyo bashoboye. Nk'urugero natanga ni nk'ibere rya Bigogwe nk'ubu ngubu ni twebwe nka kampani yanjye niyo ishinzwe kubateza imbere ubukerarugendo kandi byakozwe n'akarere ka Rubavu. Numva rero ni sapoti. Hanyuma rero nzi niba ari ikindi yarambajije. Ngira ngo yarakubajije uburebure bw'urwo rutare rw'ibere rya Bigogwe.
uburebure bwaryo ubundi ni metero 300 zirenga, ariko ntabwo ndabasha kubona ubushobozi bwo gukorana n'abaripima neza, ariko bambwiye ko ari metero 300, ariko altitude yo hari ni 2500. haba kubaho yarabaje n'ikindi kibazo kijyanye nako agushimira kuba waragerageje guteza imbere umuco gakondo nk'uwo. Ukurikije ibyo umaze kubona abantu bamaze gusura ibere rya Bigogwe, icyagutunguye cyane mu bijyanye n'ibyo abantu batazi ku bijyanye n'inka ni nk'iki wasangiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika? Ni byinshi, wenda ndavuga nko ku by'Abanyarwanda kubera aribo bakabaye babizi. Ikintu gitunguranye ni ukubona umwana w'imyaka 15 abona amabere y'inka akavuga ngo wagira ngo ni robine, cyangwa afite imyaka 20 akubwira ngo yabona ukuriye amata akaza akavuga ngo wagira ngo ni robine cyangwa umugezi ku babyumva. Nicyo mu bintu byantunguye kubona umuntu mu by'ukuri, urumva umuntu ubona amabere y'inka kamwe akavuga ni robine, nta kindi kintu aba aguhisha inyuma. So byarantunguye cyane kubona ibyo bintu batabizi. Ibindi byantunguye ni ukubona umuntu atazi nk'akamaro k'igisabo, akamumazi igisabo icyo kimaze kugira ngo yego ndakizi ngo abageni baragitahana, akumva ko ari uwo mumaro w'igisabo. Mu by'ukuri nabyo biri mu bintu byantunguye, kandi ari umukobwa mukuru cyangwa umusore babakuru tungana mu by'ukuri. Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika, kuri telefoni dufite Emmanuel. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi Kigali. Ikibazo cyawe? Nagira ngo mbaze umutumirwa, iyo umuntu ashaka kuza gusura aho ngaho mu ibere rya Bigogwe, asabwa iki? Ese hari amafaranga atanga? Ese iyo umuntu ahasuye hari uburyo bwateguye yakiramo abantu bakaba babona amafunguro? Se yatubwira kubisaba kugira ngo umuntu abashe gusura aho ngaho akorera ubukerarugendo bushingiye ku muco? Urakoze Emmanuel. Alexis, wasubiza ibyo bibazo bya Emmanuel? Numvisha mbaza ariko nabyumvishe neza, numvaga ari kugenda, ariko hari icyo numvisha avuga ngo hari uburyo bwateganyijwe wenda bwo kubakira n'ibisabwa kugira ngo umuntu ahasure. Kugira uhasure usabwa gukora booking. Ushobora kujya kuri kivu.travel ukabona ibere rya Bigogwe, ukinjiramo ubona ibintu uzakora byose, ukabona n'amafaranga uzishyura, warangiza ugakora booking. Tugira na website www.ibereryabigogwe.com, ariko muri iyi minsi kubera ko serivisi twazongereye twari twayishyize hasi kugira ngo twongeremo serivisi nshyashya zaje nko gucunda cyane cyane n'ibindi, n'amafoto mashyashya, kuko twari twayikoze kera tugitangira twiyaranja. Ubwo rero nayo yajyaho akayisura, azahita abibona ibisabwa byose. Ikindi nk'ikijyanye no kubategura amafunguro, nabwiye ko twebwe abantu badusuye iyo babishaka muri booking bashobora gushyiramo ngo dukeneye n'ibiryo bya Kinyarwanda. Icyo gihe nabyo tubigushyiriramo tukabigutekera nta kibazo. Ntabwo duteka ibindi bisanzwe byo mu mahoteli, tegura ibiryo nk'ibigori, ibijumba, imyumbati, ibihaza, impungure, ibishyimbo n'ibirayi, ariko bitetswe mu buryo busanzwe. Ntabwo duteka ibiryo nk'ibyo mu mahoteli. Bakabisomeza amata, bakabirira ku nkoko. Dutegura n'umutsima birumvikana wa Kinyarwanda cyangwa kawunga, bakagasomera amata. Urakoze cyane. Kuri telefoni reka dufate na Byiringiro. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi mu Rwanda, mu karere ka Bugesera. Yego, ikibazo cyawe? Mu murenge wa Rweru. Ikibazo cyawe? Ikibazo bashaka kubaza Alexis. Ese ko twumva aho ku ibere rya Bigogwe ari ahantu ku musozi muremure cyane, izo nka, iyo famu yaba inka ziri hejuru ku musozi cyangwa ziri hasi mu mafamu ahantu mu kabande k'uwo musozi? Urakoze Byiringiro. Alexis, gerageza
utanga ishusho y'uko aho hantu hateye ku muntu utarahagera cyangwa se ku muntu urimo kugukurikira kuri radiyo kugira ngo nibura mu mutwe agire igishushanyo cy'uko aho hantu ku ibere rya Bigogwe hameze. Ubundi ibere rya Bigogwe na Ziranzuye ntabwo bifatanye. Ibere rya Bigogwe riri uruhande rw'umuhanda Rubavu Musanze, iyo ugeze mu Bigogwe uraribona uruhande rw'umuhanda. Hanyuma rero inka zo ziba inyuma gato y'umusozi, nanone uwo nguwo uri mu ibere rya Bigogwe, ariko ziba inyuma tuhanyura tujya dukoresheje umuhanda wiyita kujyayo ukageramo hagati. Ntabwo inka ziba hari hejuru y'ibere cyangwa uruhande, ibere rya Bigogwe riba mu ishyamba. Inka ziba ku rundi ruhande, umuntu yerekeza ahahoze hari ishyamba rya Gishwati, cyangwa ukomeje wanagera muri rya shyamba rya Gishwati ryo hirya ugeze Rutsiro. Ariko aho ngaho winjirira dusura naho ni mu Bigogwe, ariko ni inyuma gato y'umusozi. Iyo uri mu muhanda ntabwo hareba, ariko ni nk'inka ziba Ziranzuri niho ziba zose. Urakoze cyane kuri ibyo bisubizo byawe. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika mu Rwanashyaka. Jean Pierre, wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Igisozi. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Insanganyamatsiko muriho ni uriya muhungu wo mu Bigogwe. Yego. Umuhungu wo mu Bigogwe twagira ngo tumubaze, ese umuntu kuza kumusura aturutse hano i Kigali iyo agezeyo se ni nk'ahandi umuntu yishyura ikiguzi cyo kugira ngo umuntu yinjiremo bamutembereze, cyangwa se wenda hari ukundi babipanze? Mu kanya yari amaze gusubiza icyo kibazo, ariko reka muhe amasegonda make cyane kugira ngo agusubize. Alex. Yego, iyo uhageze mu Bigogwe uraza turakwakira tukakujyana mu nka ugutemberayo. Ni mu nka, ntabwo ari ahantu mu cyangwa ni mu misozi y'inka gusa, ariko ntabwo ari miremire. Ni imisozi migufi y'icyatsi kibisi niho tujyana, ariko kugira ngo uze bwa mbere urabanza ugakora communication, ugabukinga hakiri kare. Ntabwo twakira umuntu uvuze ngo araza ari mu gitondo. Icyo gihe arebwa tugata abandi bantu twakiriye twagiye mu misozi ishaka. Nakora reservation kuri iyo nomero. Ukora reservation mbere, ushobora kujya kuri kivubert.travel ugahita ubona link yacu, uhasanga nimero ya WhatsApp, byose warangiza ukinjira aho ngaho. Urakoze nawe mu Rwanashyaka. Kuri telefoni dufite na Iradukunda Emmanuel. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi Kampala, Masaka. Masaka ni amahoro? Ni amahoro. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye nabaza uwo muhungu wo mu Bigogwe. Namubaza ati se ese ko twumva ubukerarugendo bushingiye ku ibere rya Bigogwe, naho ngaho abakerarugendo bagasura inka, ese uwo musore yaba afite inka zihagije ku buryo abantu baza bakabona inka nyinshi nk'ubushyo, cyangwa se ese ko bavuga ngo babigisha gukama n'indi nka ari iz'abaturage bandi basanzwe, ese uwo muturage we abona inyungu yihe ku nka yewe ba mukerarugendo babonye? Nicyo kibazo nabazaga. Urakoze cyane. Alex, wasubiza ikibazo cya? Yes, inka zo mu Bigogwe zirahari zihagije, ni ibihumbi n'ibihumbi. Muri biriya niyo bavuga ngo ni inzovu nyinshi cyane muri iyo misozi. Hanyuma ku baturage, umuturage watwakiriye hari pursa tuvugana iyo yakiriye umuntu wacu, ukongera ayo mata dukama nayo turamwishyura ku giciro kiruta icyo asanzwe yishyurwaho. Ni ukuvuga ngo niba litiro baguha 200, twebwe tuyiguhera 300 cyangwa 400. Noneho no ku muntu no kuba turi mu rwuri rwawe nabwo tukaguha andi mafaranga, biterwa n'igihe wenda n'umukiriya ayo twamuciye cyangwa n'umubare w'abakiriya. Hanyuma se muri uriya mushinga wawe mugari ugiye kwagura, icyo gihe ariko muzaba mufite inka zihariye zizaba zaragenewe gukora ku kazi k'ubwo bukerarugendo murimo guteza imbere? Ntabwo muzaba mugifata inka z'abaturage?
oya hari abaturage kubera ko twakira gurupe nyinshi hari abaturage tuzakomeza gukorana nabo n'ubundi kuko niba mfite gurupe imwe y'abanyarwanda indi y'abanyamerika hari igihe zombi ziba zidashaka kuba ziri kumwe kandi zazi igihe kimwe icyo gihe ngiye nkorana n'abantu batandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza n'ubundi hari ubwo twakira gurupe zimwe zikaza ahantu hatandukanye icyo twebwe twishimiye kubona ni uko twabonye final destination mu gihe wa muturage tutamubonye tuzaba dufite ahantu hacu ariko abaturage dusanzwe dukorana nabo igihe cyose akorana natwe neza tuzakomeza dukorane nabo kuko babyungukiramo kandi baranabyishimira cyane. Urakoze cyane. Reka dufate na Irimaso Samuel. Wiriwe neza? Uri hehe? mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ikibazo cyawe? Ikibazo ni ikintu gushima no kumubaza. Ntabwo reka mbanze mushimire ubutwari yakoze ibintu byiza yakoze kandi tukamushimiye nk'urubyiruko mboneraho kwibutsa urubyiruko bagenzi bacu ko natwe twakora ibintu byiza nk'ibyo ko twajya mu biyobyabwenge tukabasha guteza imbere igihugu cyacu tukanakimenyekanisha tukamenyekanisha igihugu cyacu na Afurika muri rusange. Icyo nashaka kumubaza rero natinze nagira ngo mubaze ngo nk'urubyiruko bagenzi be nkatwe cyangwa se n'abandi bari kutwumva arabafasha iki ese abafite iyemego kugira ngo biveho kuri wese igihe no mu rubyiruko bitagenzi be arabateganyiriza iki ese n'iki yabamarira? Murakoze n'icyo. Urakoze cyane Maurice. Alexis, wasubiza ibyo bibazo bya Maurice? Numvishemo kimwe kimugira ngo urubyiruko ndaruteganyiriza cyangwa ndarufasha iki. Kuri njyewe ni ugukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mbashishikariza kuvuga iwabo neza kuko hari abandi biteguye kubavuga nabi mu gihe bazaba batabikoze. Ishusho y'iwabo cyangwa y'aho bavuka abantu bakayifata nabi kandi nyamara hari ibyiza bakabaye bavuga. Nabashishikariza gutaka iwabo aho bahereye, kumva ko iwabo ari heza, ntibirukangire mu mijyi aho bakumva ko n'amahirwe iwabo bayabonamo, ubuzima budashingiye kwirukankira i Kigali cyangwa mu yindi mijyi y'u Rwanda ariko n'iwabo mu biturage by'iwabo aho hantu twisuzugura hari amahirwe menshi. kandi ikindi aho bajya hose yaba ari n'i Kigali nabasaba ko baguma bashishikariye kurata iwabo bakaguma bo bari bo. Niba uvuka Nyamasheke ntugere i Kigali ngo wihindura ko ukaba uri Nyamasheke, abanyakigali bakakumenya kubera Nyamasheke, bakamenya Nyamasheke kubera wowe. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufate na Twizere Iranzi Maurice. Wiriwe? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Ni ikibazo cyawe? Najya mbaza uwo musore ni ibintu byiza bimaze iminsi bitrendinga kuri social media. Najya mubaze nabonye bivuga ko yize ibintu byo gukora mu mabanki. Nkanjye mu cyaro cy'iwacu wenda urubyiruko. Maurice ntabwo tukumva neza. Komeza ntabwo twakumvaga neza. Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Najya mbaza uwo musore ni ibintu byiza bimaze iminsi bitrendinga kuri. Ndibaza ko habayeho akabazo ka tekinike ku bijyanye na telefoni ya Iranzi Maurice. Ngira ngo mu buhanga bw'ibyuma nibongera kumubona turagerageza tumuhe ijambo mbere y'uko dusoza iki kiganiro. Ariko Alexis Ngabo, wavuze ku bijyanye n'abanyarwanda basura aho ku ibere rya Bigogwe, ibyo umaze kubabonamo byinshi baba batazi. Ku bijyanye n'abanyamahanga bo iyo baje amatsiko baba bafite n'amatsiko ki, ibyo umaze kubigiraho ni nk'ibiki, ibyo baza bakubaza ni ibiki? Abanyamahanga twabibonye nabo turabakira
mu bintu bibanezeza ni umuco wacu wa kinyarwanda, uburyo dufatamo inka cyane cyane ko babona twebwe byibura tugifite, navuga ko twebwe n'inka zacu tugifitanye ubumuntu hagati yacu, ntabwo tuzikamisha imashini, ntabwo tuzikubita bya bintu, nyine tuzifata neza, ku buryo tuzifatamo birabanezeza. Ikindi kibanezeza ni imiterere ya Bigogwe, uburyo ari heza. Hari abakubwira ngo hasa no mu Busuwisi, undi akazabwira ati no haruta mu Busuwisi. Usanga nyine aricyo kibanezeza mu by'ukuri. Imibereho yacu ya gishumba yo kuba abashumba birabanezeza, kandi cyane cyane none iyo nabagize bo nkabambika za rumbiya, ya myenda nyambambika nkamuha inkoni, ubona byamunejeje gushora, kumva umuntu ari kuvugiriza, gusimbuka urukiramende, ubona iyo mibereho bayikunda. Nicyo maze kubigiraho, bakunda ibintu biri naturere kandi bifite umwimerere. Bimpa na kuraje byo gukomeza kubikora, kuko mbona abantu babikunda uko biri, ntahinduyeho, ntazanyemo ibya kizungu. Hari aho nasomye uvuga ko mu gihe cyiza urifuza ko ubu bukerarugendo urimo ahanini bwibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho bwaba ku mwanya wa 5 cyangwa se mu hantu hatanu h'ingenzi ba mukerarugendo bifuza kuba basura iyo baje mu Rwanda. Kugira ngo ubigereho biragusaba iki? Igihe wihaye kingana iki kugira ngo iyo ntego yawe ube wayigezeho? Kugira ngo igereho biransaba gukora, ariko nanone biransaba ko mbona n'ubundi bufasha burenze ubwo ngubwo. Wenda ku bijyanye n'ubukerarugendo ntabwo nabyize cyane, ariko nkaba nabona nk'aba expert mu bukerarugendo babimfasha. Ikindi kugira ngo igereho birasaba ko njya nko kuri Visit Rwanda, tukaba twageraho mu by'ukuri access, abantu bahari iriya website ko ari isurwa cyane n'abanyamahanga baje mu Rwanda, bakabasha kutubona. kuko tubona byonyine twebwe akenshi mbarakuba bihagije, kuko iyo bageze mu Bigogwe ntawe ba disappointed, abenshi barahishimira. Ikiba kibura ni ukuboneka, visibility. Hanyuma rero igihe nihaye cyo kubigeraho, byibura mu myaka 5, ko twaba turi ahantu hatanu hasurwa mu Rwanda, twaba twabigezeho. Birasaba ko yaba ngiye nshyiramo imbaraga nyinshi, bya bintu nagusobanuriye kandi nkabishyira mu bikorwa. Hanyuma kandi na support ivuye kuri leta, mu by'ukuri mu bijyanye no kudushyigikira mu bundi buryo bushoboka, yaba RDB, yaba Visit Rwanda, yaba leta isanzwe, local government, byose tugafatanya tugashyira Bigogwe kuri map y'ubukerarugendo mu Rwanda, ikaza imbere, kuko ibyiza byo birahari kandi birivugira, ntabwo ari ibyo umuntu ashakisha. Kenshi njya mbona uvuga ngo, cyangwa se iyo uvuganye n'umuntu akaba yagushima cyangwa se yagusuye, urababwira ngo amatara akaguhama. Iyo mvugo uba ushaka kuvuga iki? Kubwira umuntu ngo amata muhame, ubundi ni nka kumwe ubona mu bukwe batanga igisabo nk'impano ku mugeni kuri buri bukwe bwo mu Rwanda. Ubundi ni ukukwifuriza ibyiza, mu by'ukuri bisa n'amata, ko amata yera. tuba twifurije rero ko uzagira ibyiza, ariko kuguhama noneho ni ukukubaho iteka ryose. Mu by'ukuri twebwe rero ibyiza hano iwacu tubigereranya n'amata, ibyiza byiza kuko tubigereranya n'amata, noneho kuguhama ni ukukubaho iteka ryose, n'abawe byose bikaguhama nyine, ugahamwa n'ikintu, apana accident, apana kubaho icyumweru, bikaguhama nyine. Icyo jambo nicyo risobanura. Alexis Ngabo Karegeya watangije Bigogwe Tourism Company Limited igamije guteza imbere ibikorwa by'ubukerarugendo mu bworozi bw'inka n'ibizikomokaho. Nagira ngo ngushimire cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo uganirize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hano ku Ijwi ry'Amerika. Wakoze cyane. Mwakoze namwe, nanjye ndabashimira ko mwaduhaye umwanya wo kuvuga ibyo dukora. Mwanyemerera nkabwira abantu ko batubona ku mbuga nkoranyambaga, ibere rya Bigogwe Tourism Company. Dukoresha Twitter, Facebook, Instagram. Bashobora kujyaho bagasacinga Visit Bigogwe, cyangwa bakareba ibere rya Bigogwe, cyangwa bakareba nimero y'akazi ya WhatsApp yacu, niba nayitanga mukanyemerera.
sinzi niba banyemerera Edi mu masegonda make cyane nyarutse bashaka kuyisura ni 0781994849 ni nimero y'akazi. urakoze cyane Alexis Ngabo Karegeya. nshimire mu buhanga bw'ibyuma badufashije kwegeranya ikiganiro na Nadia Taha. Muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza.